ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250 Lioness Desa 50 Lioness 25 andongeye ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye wo kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Ndagushimiye cyane rero wowe wamaze gukora subscribe, ushimira cyane nawe ukomeza gusangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho. Uyu munsi rero wakwibaza uti nje kukwibutsa kuki? Uyu munsi hari ijambo ry'ikinyarwanda rimenyerewe cyane bakunda kuvuga, niryo nje kukwibutsaho. Ijambo rivuga riti usiga ikikwirukankana ariko ntusiga ikikwirukankamo. Iri ni ijambo ry'ikinyarwanda ariko twaryita insigamigani, ariko uyu munsi nashatse kugira ngo ndikwibutseho ndihuje n'irigira riti usiga iwanyu ariko ho ntihazagusiga. Mu by'ukuri ubuzima wavukiyemo, ubuzima wakuriyemo nizo ntangiriro z'ubuzima ubayemo aka kanya kandi uzanabamo. Niyo fondasiyo y'ubuzima bwawe kugeza urangije ubu buzima tubayemo ku isi. Ya ntangiriro cyangwa ya fondasiyo rero y'ubuzima bwawe iyo yabaye mbi, niho uzasanga n'ubundi ubuzima uzakuriramo buzagenda buba bubi. Uzasanga bavugamo mu kinyarwanda bati igiti kigororwa kikiri gito, cyangwa se ngo umwana apfa mu iterura. Izo mvugo zabayeho cyangwa se n'ubu ngubu ziracyakoreshwa kubera yuko babonaga ko cyangwa babona ko ubuzima, itangiriro ry'ubuzima bw'umuntu kugira ngo buzabe bwiza bitangirira hasi cyagiye akiri umwana mutoya. Kubera ko rero iyo fondasiyo ariyo izagena ubuzima bw'umwana buzaza cyangwa se bw'umuntu bw'ahazaza, buzagukurikirana kandi buzagena ubuzima bundi uzakomeza kubamo. Hari abantu bamwe na bamwe baba bashaka kwihunza, kwihakana no kwerekana ko aho bavuye atari ahabo. Nyamara bwa buzima bwo mu butoya, bwa buzima wakuriyemo wavukiyemo buzakuranga aho uzaba hose. Hari nk'ingero nyinshi twahuye nazo cyangwa se duhura nazo buri munsi. Nababwira nk'urugero rumwe rw'umwana twiganye ngewe muri segonderi muri interina. Ubundi hari umunsi wa visite ubaho. Iyo habaye visite rero ukagira amahirwe nk'ababyeyi bakaza kugusura, aba ari ibintu bishimishije. Umwana umwe rero twiganaga we, papa we yakundaga kuza kumusura, niwe wakundaga kuza kumusura, ariko yari umuntu ugaragara ko ari uwo mu buzima buciriritse. Kandi uwo mwana yari afite ikigare yari yaragiyemo cy'abana bo mu bakire, yitwara nk'umwana nyine wavuye mu ngagare. Noneho iyo se yabaga yaje kumureba, yari yarababwiye ko ari umuzamu w'iwabo, ntabwo yamwitaga ko ari se. Gusa we yaramujijishaga akavuga ati papa, akabwira abandi ati impamvu mwita papa ni ikinyabupfura, kubera ko iwacu nyine ntabwo wakita umuntu ukuze mu mazina ye cyangwa se ngo umwitirire icyo akora. Ati ahubwo twebwe tumwita papa kubera ko tumufata nk'umupapa. Ariko mu by'ukuri yari se wa nyawe, gusa abandi akabereka ko atari se. Ese ushyize mu nyurabwenge yawe, uwo mwana ubuzima yarabayeho bwari bumeze gute? Yabagaho yihishahisha, ntago yari ari proud yaho yavuye, ntago yari proud y'umubyeyi we. Umwana nk'uwo rero utashimishijwe, utari proud y'umubyeyi we, udatewe ishema naho yavuye, naho azajya bizagorana ko hazamushimisha cyangwa se abe yanyurwa n'ibyo afite n'ibyo arimo. Ikindi kandi ntareka kukwibutsaho, nuko bizagorana ko uzabona umugisha mu byo ugiye gukora, mu buzima ugiye gushaka kubamo. Ntago wapfa kuhabonera umugisha mu gihe utakuye umugisha kuri ba babyeyi bawe, keretse iyo ababyeyi bawe nabo bakubereye ababyeyi babi. Ariko iyo ari wowe wabaye mubi, wabereye ikirumbo ababyeyi, nawe nta mugisha uzabona, kubera yuko buriya bajya banabivuga ko ababyeyi buriya bari mu cyimbo cy'Imana mu buzima bwacu, kuko nibo Imana iba yaranyuzemo kugira ngo tubashe kubaho. Ubwo rero ibyo wakwigira byose, aho washaka kujya hose, ushaka kwerekana ko wenda wavukiye ahantu runaka kubera kuri gutinya cyangwa se utewe ipfunwe naho wavukiye, ntago bizakunda.
ibyo bintu bizakugora kandi ahanini uzasanga nta nicyo bizakugezaho. N'ikimenyimenyi burya ngo iyo umuntu arota ngo ntago ajya arota mu rurimi rw'ahandi ngo umuntu arota mu rurimi rwe kavukire kandi akarota akenshi bya bindi yabayemo, akanakumbura bwa buzima yabayemo. Ntabwo uzakumbura rero ibyo utazi, nta nubwo uzarota ibyo utazi. Uzarota bya bindi uzi wabayemo ukiri mutoya, ukiri umwana mutoya, hariya ku ivuko niho uzarota. Niba waragenze ku mutumba nibyo uzarota. None se uzarota kugendera muri tortez kandi utarigeze uyijyamo, nta naho wigeze uyibona? Nshuti zanjye bavandimwe, nimureke tube proud y'iwacu, tube proud y'aho twavuye, kuko burya ngo utaza aho ava nta nubwo amenya aho ajya. Kandi ngo utarabereye intare iwabo ntago azabera intare ahandi. Muri iyi minsi hariho gahunda nziza zo mu mashuri zo kwigisha abana ikinyarwanda ngo bakamenya ikinyarwanda neza, kuko byagaragaye ko iyo umwana atazi ikinyarwanda ntago yabasha no kumenya n'urundi rurimi neza. Niyo mpamvu batangije izi gahunda zo kwigisha abana ikinyarwanda, kuko ngo iyo bakimenye neza bakukivuga no kucyandika bibafasha no gufata izindi ndimi z'ahandi. Rero iwacu ni iwacu, iwacu reka tuhakunde, aho twavukiye ni heza kandi ntaho wahagereranya. Niho hacu, nibo twebwe, niho haturanga, niho hatugize abo turibo. Reka dukunde rero iwacu kandi dukunde n'iby'iwacu. Wakoze cyane kunkurikira. Nibe hari icyo ibi nkubwiyeho bigufashije wabisangiza abandi, ikindi kandi ukaduha igitekerezo cyawe nko ku kintu twakibukiranyaho ubona gikwiriye kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntiwibagirwe gukora subscribe nyabuna, kandi ikorwa rimwe, nukandaho rimwe biraba birangiye. Tuzasubira ubutaha. Ciao, bye.